Mwongeye kwirirwa abanyarwanda, amahoro y'Imana nakomeza bane namwe. Mazina yanjye Turamchan niyo yita Macmillian. Muri iki gihe turimo cyo kwibuka ku nshuro 23 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mfashe umwanya nihanganisha abanyarwanda bose aho bari, abanyagasani, namwe mukomeze mwihangane kandi mushyigikire abantu bose cyangwa u Rwanda rwose muri ibi bihe turimo. Ikindi ntagara u Rwanda gusa, n'abandi ba inshuti z'u Rwanda muri iki gihe turimo cyo kwibuka icyunamo turimo ni iminsi 7 y'icyunamo, ariko hakurikiraho n'iminsi 100 yo kwibuka. Urumva ko ibikorwa biracyarimo byo gufasha abacitse ku icumu bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ibikorwa byinshi cyane bigomba gukorwa, mugafasha mukagira urukundo, cyane cyane urubyiruko. Inama nabaha mukirinda ikintu cyose cyabasubiza mu kintu cyabasubiza mu rwango, ikintu cyabasubiza mu kintu cyatuma habaho kongera kubaho Jenoside ukundi. Ubwo rero ndabasaba kugira ngo mugire urukundo, mukundane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mukundane nkuko nanjye nabakunze. Mugona mugomba gukundana nyine, kandi mugashira hari ukuntu bavuga ngo mugasenyera umugozi umwe. Insanganyamatsiko rero y'uyu mwaka, reka njye mu Kinyarwanda iravuga ngo twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, dushyigikira ibyiza twagezeho. Iri simple cyane kandi irumvikana. Twageze kuri byinshi cyane, kandi tugomba kurwanya ikintu cyatuma hasubira ho kubaho Jenoside, ari kurwanya nyine ingengabitekerezo ya Jenoside. Hari abantu bavuga ati abizi icyongereza ntago twabyumvishe neza, ariko nabyo reka mbisome mu cyongereza cyane gikeya. Biravuga ngo remember the genocide against the Tutsi, fight genocide ideology and build on our progress. Birumvikana namwe babyize. Igifaransa cyo ntago nkivuze ku mpamvu zuko nange igifaransa cyane ntago ari cyinshi cyane, ariko muri ibi bihe turimo reka dufate umugongo u Rwanda, dufate umugongo abanyarwanda muri rusange, reka dushyigikire ibikorwa by'abanyarwanda, reka twitabire inama, reka twitabire ibiganiro kugira ngo bibashe kutwubaka, kugira ngo tube ejo hazaza, u Rwanda rwiza ejo hazaza. Ku ruhande rw'abanyagasani rero nifatanyije n'abanyarwanda muri rusange, nifatanyije n'abantu bose bafite aho bahuriye n'u Rwanda, ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ababuze mu muryango, famille, abanyarwanda muri rusange. Mukomeze mwihangane kandi amaso yanyu muyerekeze ku Mana, kuko ngo nduburira amaso yanjye kuwiteka. Ese gutabarwa kwanjye kwava hehe? Gutabarwa kwanjye kwava kuwiteka remye isi n'ijuru. Ubwo rero Imana ikomeze barinde, mugire ibihe byiza cyane, tukomeze twibuke kandi twiyubaka.